Amazina yanjye ni Kwizera Jonas, niga muri KFTV Filmmaking and TV Production. Ikintu cyatumye applyinga kuza kwiga hano muri KFTV Filmmaking and TV Production nuko nakuze nkunda entertainment cyane, nakuze numva ngomba kuzaba umufilmmaker bitewe nuko nakundaga kureba video, ngakunda no kureba film. So narabikundaga rero nanjye nkumva nshaka kuzaba umufilmmaker. So ndangije secondaire rero nibwo na applyinze hano kugira ngo nze gukuza passion yanjye nari mfite yo kuzaba umufilmmaker. Ikintu nzakora hanze nindangiza kwiga hano, nzakoresha ubumenyi nzaba maze kubona kugira ngo nshake akazi, bitewe nuko umuntu akirangiza biragoye kuba yahita abona amafaranga yo kuba yagura raw materials. So nindangiza rero nzakoresha ubumenyi nzaba mvanye hano na certificate, nshake akazi bizamfashe ku raising capital yazamfasha kugura materials zanjye kugira ngo nanjye mbe umufilmmaker nahoze nifuza.